mudukurikira kuri channel yacu ya Kageme TV. Ni ubwa mbere mubonye garagara, so nizere ko meze neza aho muri hatandukanye. Hari utuntu nje kubereka ku bijyanye n'imyambarire. Urabona hano mfite ama jeans, amapantaro yanjye nambara. Ndaje imbere ku kuntu iyo umuntu abyibushye ipantaro zikanga kumukwira kuntu abigenza. Murabona hano hari akantu k'akadodo sho kwibaza ati kamara iki, ndaje nkubwire. Iyi ngiyi yo mana biransaba kuyambara kugira ngo mbere ukuntu imeze, kanze mbereke impamvu tugiye kuyifungaho utuntu. Hari ukuntu yemereye zirambara imbere. Bani yogiye kari no deshire by the way. Comme ça. Shaka kubereka ukuntu ipantaro tugiye kuyikora tukayambara. Hariyo mama. Okay. Ninde utagikora ibi bintu mbese? Yo kwambara ipantaro igufasha cyane. Abananutse murabikorara, bano babyibushye twe turabikora. Abananutse mumbwire mwe mujya mubikora ukicengeza mu ipantaro kasa nk'uwihatamo mpaka ikugiyemo. Okay. Aha, ikibazo rero iyi pantaro ifite ni hano hejuru mu nda. Mfunge igipesu. Murabona hano do imashini yacitse kandi nshaka kuyambara. Okay, ngiye kwereka ukuntu ndayikora noneho nkaba nayambara nkayijyana ku kazi kandi imashini icitse kuri iyo. Urabona hano ntabwo yasubiramo. So nibyo ngiye kuza kubereka. Hari ukuntu nyine ubyibuha wakwambara umwenda ugahata bikanga cyangwa se imashini zigaturika nk'uko naberetse. Iyi ngiyi urabona yaraturitse hano, nta nubwo ushaka ugacengezamo ngo kajyemo. Icyambere ni ukwanza kudoda hano hasi. Urabona nahadoze n'akadodo. Dukeneye urudodo n'urushinge. Murabizi kudoda no gushyira urudodo mu rushinge. Nanyujejemo akadodo hano hasi. Hari ukuntu imashini iba yaracitse hano hasi ariko itaratakaye, ukahadoda then ukaba wakongera ugacengezamo hano menyo gutya ukayifunga bikagukwira. Ariko iyo byibushye ihora icika. Aho kugira ngo ihora icika rero ufunga hano hasi neza then ugakora mu buryo ngiye kukwereka. Ubwo rudodo n'urushinge cyo turumaza no kudoda hariya hasi. Hanyuma dukeneye umukasi utari uwo gukata, ushaka no kuza gukata. Dukeneye n'agapfukamunwa. Ushaka kwezanga agapfukamunwa se turakamaza iki? Agapfukamunwa dukeneye tuno tugozi n'itanana duca twose ku mpande zombi uko ari tubiri turadukeneye. Okay. Noneho iyo umaze kubona kano kagozi, urabona hari ukuntu agapfukamunwa kagafite ahantu hasoje neza gutya hameze nk'ahashiririje, hari naho usanga hameze nk'ahacitse. Mwanga ntago hakomeye. Okay. Uru ruhande narwo n'uyu musozo ureba umwiza ndiko najya keza raka. Aha habi rero turahazirikira tugakorema akagozi karekare dufatanya ari tubiri. Akagozi turagafatanya tukazirike ku buryo ubu ntago kapfa gucika, karakomeye. Akagozi niko kagiye kudufasha kuzirika iriya pantaro yacu. Sizo rero turayikoresha dutobora ipantaro. Sori yagoye. Turagakoresha dukora ino pantaro. Urabona ipantaro igira risani. Aka kantu murakabona ni imashini. Iyi mashini niyo badoderaho nyine ku ipantaro. Iyi pantaro yawe rero itakigukwira, iyo ugiye gutobora ngo ushyiremo akadoda bari kufungisha, utobora hano kuri iyi mashini. Aka kenda k'imashini niko utobora, ntabwo utobora jinx. Impamvu nuko ushaka gukora siporo, ushaka gukora regime ukananuka then kaba yagukwira. Urumva rero waratoboye ipantaro yawe yaba yarangiritse. Ariko waratoboye ino mashini urayifata rwose ukayidodoraho, ukagenda ukagura izindi. Hari ahantu bacuruza indodo, inshinge n'imashini ziba zihari, ukagura indi mashini cyashya ukayiteramo none ukagifunga neza ipantaro yawe gukwira ukambara. Mu gihe rero ukibyibushye utashyiraho indi mashini ngo bigire icyo bitanga, ufata uyu mwenda w'imashini uri hakaba ari we utobora. Okay, ugenda utoboza gutya sizo
uratobora nyine bigahinguka kenge, ukabara indi ntera ugapfumura ahandi, ukabara iyindi ya kabiri ugapfumura gatatu, nari nagenda upfumuraho, niyo mpamvu mbona ngiye birimo kwihuta. Kane, aha urabona ahasigaye ni nk'aha hanyuma. Wamara gutobora ukajya no ku rundi ruhande naho ugasa nk'ugereranya. Ndagereranya gutya, gatobora, kongera ukajya, iyo ushatse ubitoborera rimwe, uva kuri uru ruhande uza kuri uru, ujya aha gutya, ugenda uringaniza, ariko niyo uzi kugereranya intera wagiye ushyira hagati ntacyo, upfumura buri ruhande ukwarwo, ugapfumura kakinjiramo neza, ugapfumura na hahandi hasoza. Ubu none ipantaro yacu iratoboye ku mpande zombi. Igisigaye ni ugushyiramo akadodo. Aka kamashini kubera ko ntagakuyemo ntabwo nshaka kugata, ntawamenya nshobora kunanuka nkongera nkagafunga, ariko kubera ko nayipfumuye hasi ikiri na ngombwa nanayikuramo. None iyo tugiye gushyiraho kano kantu kacu, impamvu mpitamo akagozi kagapfukamunwa, murareba karagenda, karimo elastique, karakweduka kakaba karekare kandi kakaba kana kwiyegeranya kakaba gato. Bivuze ngo nagari kimwe n'undi mugozi, ntago byaguhambira. Urabona dushyizemo umugozi usanzwe utarimo stretch, waba uziritse bye ukanyazi, ku buryo nawe kujyamo byakugora. Kandi n'amapantaro aba arimo stretch, niyo mpamvu kujyamo. N'akagozi ushyiramo rero kagomba kuba karimo stretch kugira ngo nugera hano mu matako habyibushye bikweduke, nugera mu nda byongere byegerane. Niyo mpamvu hitamo akagozi gafite stretch, niyo mpamvu nahisemo akagapfukamunwa. Hanyuma tugiye kugacengezamo. Turahera hasi ariko turagashyiriramo imbere uko dushyize hano inyuma, urabona iri pfundo cyagenda kigaragara inyuma. Oya, ugashyiramo hano imbere, niho ushyiramo. Kareba amasozo wacu umeze neza, tugatangira umukenge ka mbere. Yasizo n'ubundi irongera idufasha akazi ko gusunika yinjiza mu kenge, mbese ntabwo akazi kayo karangira mu gupfumura gusa, irongera ikanadufasha turimo kugenda tukinjizamo. Iyo bigeze ahandi wapfunditse ntabwo bitobora ngo bigende, kongera ukimura ku rundi ruhande. Nampamvu nababwiye ngo ugenda utobora iburyo n'ibumoso kugira ngo winjizemo akagozi kawe kamere nka kwa kundi umuntu afunga rase mu nkweto, kagende kajyamo neza. Nazagira umuntu rwose uguca intege zo kwambara jeans yawe ngo warabyibushye, upfa kuba muri tayi kujyamo. Niba mu nda ariho udafunga hari ikibazo, mba cyo naragikemuye, ndaje nkwereke ngo kopeze ukuntu nanjye njya mbikora, nawe uzabikore kandi bigende neza. Hano gafite umutwe ubyibushye kasi nshaka kuwangiza, niyo mpamvu mubona bisa nk'ibigoranyeho, ariko karajyamo ngaka. Okay, ubu kinjiye, murabona noneho tugiye gukora neza. Twe turi kukinjizamo duturutsemo imbere mu ipantaro. Tugiye gukora noneho gute, tugiye kujya dusobeka gutya. Niba mujya mubona ukuntu umuntu afunga rase asobekeranyije kugira ngo bigire design nziza, bise neza, nuko nguko ugenda ubikora. Nuko nguko ugenda ubikora bikinjiramo bikamera neza. Okay, kongera ugafata kano kajya ku rundi ruhande naho kakinjizamo. Warangiza ukongera ugasobeka kugira ngo bize kugira aka design keza, ariko nanone binafungike ku buryo umuntu akurebye byambaye atakurunguruka, atahita arebamo imbere. Nyine bigomba kuba bifunze byegeranye ku buryo umuntu atabona wambaye ubusa se, atabona ibyo wambariyemo imbere nk'umupira uramutse uzamutse. Umuntu yabona ifunze neza nta kibazo rwose umwenda wawe ufite. Niyo mpamvu nanone yo kongera gusobeka dusa nk'utwegerana ukuntu, ku buryo nyine wambara nawe wabireba ukabona karasa neza, ariko nanone nta nubwo wakwambara ubusa. Nuko rero tugenda tubikora tuva iburyo tujya ibumoso, twongera tugacengezamo gutyo. Ntimugire ikibazo k'akagozi kari kugenda kaba kagufi, mwibuke ko karimo elastique, karakweduka. Bivuze ngo aho twakurura hose kahagera, kagenda kahagera. Niyo mpamvu unafata ka elastique kugira ngo hataza gusigara ibishumi binini bigenda birereta imbere, ntabwo byaba ari sawa. Hano hari akenge gato, niyo mpamvu kari gusa nk'akagorana, ariko ntacyo karajyamo. Twenge duto nitwo sawa nyine tutarabura cyane.
urumva ikengeri kinini nabwo byaba bidasa neza. Ushaka gutoboresha ikindi kintu kitari sizo utayifite, ariko ngiye niyo nabonye hafi mbona iranyoroheye kuyitoboza no kuza kuyifashisha nshyiramo muri utu twenge, mbona biranyoroheye. Ko nawe ushaka ikindi kintu ufite gishobora gupfumura umwenge nta kibazo wayikoresha, ariko ukibuka ko udatobora ipantaro yawe ahubwo utobora kano aka kantu k'imashini ni kutobora, kako utoboye hano ku ipantaro cyangwa se hano imbere ku ipantaro waba yangije. Utobora kano wazananuka ukakadodora imashini ukayikuramo ukajya kumutayira akagushyiramo indi mashini nshyashya. Imashini igura make cyane, ukayishyiramo ubundi kongera ukambara jinx yawe nkaho nta cyabaye, nkaho atari ya pantaro washyiragamo utudodo rwose ukigendera ugasa neza. Ariko waratoboye ipantaro urumva yaba yacitse, waba wayangije. Niyo mpamvu utagomba kwiyengereza ipantaro, kandi hari utuntu wakuraho ku ipantaro yawe twongera tugasubiraho cyangwa ukaduhindura, nta mpamvu n'imwe. Ndenda kugera ku kanyuma. Iyi ntoboro hano ni iya nyuma isoza, nayo ndakinjizamo imbere. Hari ushobora guhitamo kwita gasohora inyuma, ariko ngewe mpitamo ko nako kinjira imbere nk'uko n'utundi twose nagiye ntwinjiza. Hanyuma kubera kegereye akuma gasa nk'akagoranyemo, ariko kato twahapfumuye gasunika witonze gahita kinjiramo. Hanyuma na hano turebe akenge ka nyuma ngaka hano ruguru. Mbese ugeza hahandi n'ubundi mashini yawe yafungaga ikageza, bigenda bigufasha gutuma nyine biba bifungitse neza nk'uko n'ubundi hariho imashini byaba bifungitse. Okay, murabona ndasoje, ngeze ku musozo. Kugera ku musozo rero, mbere yuko mfundika urarambura imashini kugira ngo imere neza, hanyuma noneho ugafunga twa tugozi twawe. Iyo mfunditse, niba hari abagide cyangwa abaskuti dukurikiye, murabona ko mfundika ipfundo ry'abagore, iryo twita iry'abagore mu baskuti. Ni rya pfundo nyine ryoroshye kuripfundura, abantu benshi bazi kuripfundika. Ni rya pfundo ushaka gukurura utugozi two ku mpande, utungutu bikahita bipfunduka. Murabona ya pantaro yacu imeze itya. Ndaje mbereke, mwabonye nyambaye hadafunze ukuntu hameze, ndaje mbereke nyambaye nagafunze gutya ukuntu bimeze. Ndambarira kuri ba yanjye nk'ibisanzwe, nambaye ba, niyo ndakomeza kwambariraho nta kibazo, nawe kugira ngo nambaye gusa nambaye ba, niyo ndaza gukomeza kwambariraho kugira ngo mubirebe neza ukuntu biba bimeze. Ni ukuvuga ngo narabyibushyeho, ariko nyine kubera ipantaro irimo stretch muri tayi irankwira, ikibazo kiba hariya mu nda. Ka kagozi urambara utagafunguye, kuko wagapfunduye kaba kari gusohoka muri twa twenge kagenda kavamo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo uhitemo agafite stretch, utugozi tw'udupfukamunwa. Ntabwo ari ngombwa kujya kujugunya agapfukamunwa wambaye ngo n'akagozi ukajugunya, ushatse agakuraho kakabika kaza gukorera utuntu twinshi utatekereza. So kazamure ba yanjye neza hano kunda. Murabona hahandi nagiye mbabwira twapfumuye kano kenda tugiye gufunga. Urabona ko noneho stava ko biri, kubera ndimo nini ntago yafungika kwa kundi isanzwe ipantaro ifungika. Aka ka espace gasigaye ubu ni size yanjye nyine. Ubu noneho wakwambara agashati karenze hano nyine mashini itarabura, ariko niyo yagaragara nta muntu wakurunguruka, nta muntu wareba imbere. Yambare rushya ukajya mu kazi wambaye jeans yawe nta kibazo na kimwe ufite. Mwaba mama mwe, abakobwa babyibushye, ababyeyi, urabona ko wakongera ukaberwa rwose. Jeans zawe kongera ukazambara
nuko njye mbigenza ninanuka muzabona nongeye nambaye no jinx nibaze ati afite ama jinx asa wapi nuko nguko tubigenza ubundi ukigendera kambara nk'akashati kageraho cyangwa agapira uko bishaka. Noneho murimo kureba y'ukuntu imeze, urayambara irafungika gutya ikahita ifunguka. Ni kwa kundi birirwa mu kazi ariko wicara ufungura risane wongera ufunga wongera ufunga ibintu ntabwo wabivamo, urabona ko itanakomeye itigenda. Inongiye kwereka uburyo kakantu ufite ipantaro zifungura buri kanya uburyo wabigenza. Kano ni akagozi ko kugapfukamunwa n'ubundi niko mbahitemo gukoresha, ariko utagafite ushobora gufata urudodo, urabona gutya ku rudodo n'urushinge, urabona ukuntu rukubiranyije, ushobora kongera kurukubiranyamo kenshi gutya ukabonamo nyine akantu gakomeye kameze nka gutya, nako wagakoresha nta kibazo. Ariko nyine ntabwo ndi bukoreshe urudodo, ndashaka gukoresha n'ubundi akagozi. Ipantaro yacu ngiyi, akagozi ngaka turasa nk'abagakubiranya kugira ngo kagire ireme, gase nka kabyibuheho cyangwa se kagira ireme nyine, kagira uburemere. Noneho icyo tugakoresha turagakoresha kuri iyi mashini, urabona irafunga ariko ikongera ikimanura byoroshye. Mbese hano nk'aya menyo aba afite ikibazo, hari ukuntu ubundi amenyo abamo akantu gakomeye gatuma ifata. Turafata rero ka kagozi kacu twakubiranyije gutya, then tukanyuzemo hano muri kano kuma k'imashini, haciyemo parti imwe, tunyuzemo na parti ya kabiri. Kako nshaka ko kajyamo gakubiranyije, urumva birasa nk'ibigoranaho gato, kanitabaze yasizo yanjye yagowe. Iyo nshaka gusunika byose ino sizo nibigomba kubikora. Urabona ko noneho kagiyemo gakubiranyije, hanyuma turagapfundika. Ipfundo ridafunguka ntabwo dukeneye ko rifunguka, then dushatse n'utungutu turengaho twadukata, ntabwo tudukeneye tuno. Sinzi ndukate aho gatoya, ushatse waturekeraho, ushatse wadukata, nuko mbona twaba twiza tutagaragara dukase. Hanyuma ubu nta bindi, ipantaro yacu yakoretse, igihari ni ukuyifata noneho tugafungira hano mu gipesu, tukabona gufunga igipesu uku nguku. Ndaje mbyambare mbereke kugira ngo umuntu uburyo itifungura. Urabona ya mashini ifite ikibazo kigera hano wakwicara ikahita igenda. None uba wayishyize hano mu gipesu, akangaka kacu nukambika igipesu wifungiranyemo, then ubone gufunga ya ntaburo yawe. None urabona ko nta buryo yabanuka izibitse hariya. Ndaje nambare mbereke uko biba bimeze. Tubamo imashini tuyishyira muri cya gipesu, dufunge gutya. Yibeshye ngira amanuka ntabwo bikunda, yamanuka itese hano hayifashe. Iyo noneho wafunze ahantu yajya. Riske zirimo hano rero, iki gipesu urabona tucyambitse akantu gafite imbaraga, bisaba ko uverifia jinx yawe niba handi itarangiye. So niyangira cyarinze kirakomeye ntaho cyajya. Funga gutya, then naho waba ufite mu nda hatari hanini nkaha, ukaba watebeza ukigendera, byo nta niribi wanatebeza akanagaragara nta ribi. Waba utashaka kwagaragaza kwambaraho twa dushati twacu turengaho hano nkuko twagiye tubivuga, ubundi jinx yawe ukabura yambaye Afrika birarangiye. Mwabibonye rero nuko umuntu yambara jinx ye niba yifungura, aka kantu kazagufasha. Kazagufasha ipantaro yawe ntigire ikibazo na kimwe. Yes, nibyo ngibyo. Cyane nakomeza nakambare. Wakoze cyane gukurikira Kageme TV, waranakoze cyane gukora subscribe niba utarayikora nawe yikore, mukore comment, mukore share, mukore like, mubisangize inshuti zanyu, by'umwihariko abantu babyibushye, abamama, abantu babyaye vuba, abantu biyongereye ibiro. Yabiremewe, kubyiba biremewe.
hanyuma nzagenda bereka n'utundi dutipu dutandukanye. Nizere ko kandi mukomeza kubikunda, nanabashimira ko mwahisemo gukurikira channel yanjye. N'ubwa mbere ngaragaye, ariko nzakomeza ngaragare no mu bindi biganiro bitaha. Bye bye, ciao ciao, ndabakunda.